Nciye bugufi mu mutima n'imbere yawe, ngamije kukwereka ko nemera amakosa yanjye yose kandi nkaba nifuza guhinduka. Sinifuza na rimwe kuzongera kugwa mu makosa maze iminsi ngwamo, harimo kunywa inzoga ngasinda, kurara mu kabari ndetse no kugukubita. Tubahaye ikaze. Iki ni igice cya 11 cy'inkuru yitwa Nyuma y'ubukwe. None se nawe wakoze subscribe? Niba utarabikora, iki nicyo gihe cyo kubikora. Ngaho bikore, hanyuma uhite wumva n'iyo nkuru. Minani akomeje guca inyuma umugore we, kandi uko umunsi usimbura undi niko n'ubushuti afitanye n'uwo mukobwa umufasha guhemukira uwo yashatse burushaho kugenda bukomera. Gusa ariko noneho ngo arashaka kwisubiraho. Ariko se arabishobora? Kurikira inkuru. Ibikorwa bya Minani byari bitangiye kurenga akagero, kuko yatangiye kuryoherwa no guca inyuma umugore we. Ntiyari agifite ubushobozi bwo kwikura mu maboko ya Nyansi, umukobwa amubishyaga urukundo n'ahari ibindi agamije. Ubwo yakangukaga mu gicuku akisanga mu buriri bw'uwo mukobwa, yararebye abona ibyo birakabije, maze akangura umukobwa aramubwira ati, ibi ni ibiki ndimo? Nyamukobwa wari uvuye mu itiro ntiyumvaga neza iby'uwo mugabo wari waramaze gucura mu bwonko yavugaga. Yabanje gukeka ko uwo mugabo yaba ari kurota, dore ko yabonaga rwose yaramaze guta umutwe, kuko nta mugabo muzima wararana mu buriri n'umugore utari uwe, kandi azi ko afite uwe. Gusa Minani yarongera aramubwira ati, ndifuza kutazongera kugaruka hano na rimwe, mfasha umbwira icyo nakora. Uwo mukobwa yahise yimyoza nk'ubabajwe no kumva ko uwo mugabo aza aho ngaho kubw'amaburakindi, maze ahita amubwira ati, ahubwo mesa kamwe Mina, hitamo kuba umugabo wanjye ujye uguma hano, cyangwa uhitemo kuba umukiriya wanjye n'ujya unkenera ujye wishyura nk'abandi bose bankeneye. Dore rero ngo umugabo arumva ayo mahitamo ibyunzwe bikamurenga kubwo kubura amahitamo ya nyayo. Uwo mukobwa ntiyari wa wundi ubonwa na buri wese, kuko ari inda y'abanyamafaranga. Uwamwifuzaga yamutangaga akayabo k'amafaranga, ku buryo byibura uwamushakaga yamucaga 40,000 by'amanyarwanda. Ayo n'amafaranga atabonwa na buri wese, kuko yanganaga byibura n'ayakorera ku munsi mu gihe yabonye abakiriya benshi. Nubwo Minani yifuzaga kureka uwo mukobwa, ibikorwa yaramaze iminsi akorana nawe byari byaribitse mu bwonko, ku buryo yumvaga nta wundi muntu akeneye mu gihe ashaka guhaza irari rye. Kandi nanone ntiyifuzaga gusenya urugo rwe ngo asige umugore w'umukunda mu gahinda, atibagiwe n'ababyeyi babo bombi. Ayo mahitamo yatumye yibuka uko we n'umugore we bari bameze mu bwana bwabo, aho umwe yifuzaga guhorana n'undi kubw'urukundo bakundanaga. Minani yanibutse uko iwabo w'uwo mukobwa bamufataga, yibuka ko bamufataga nk'umwana wabo, kandi koko ababyeyi ba Kirezi bafataga Minani nk'umwana wabo, nk'uko n'ababyeyi b'uwo mugabo bafataga Kirezi nk'umukobwa wabo. Yumvaga gutandukana n'umugore we bizagira ingaruka ku miryango yombi. Rero Minani yabwiye Agnes ati, Anye, rwose nkwiye kumesa kamwe nk'uko ubimbwira. Uwo mukobwa yasaga naho hari icyo yishingikirijeho, kuko wabonaga ko nta bwoba na buto atewe no kuba uwo mugabo yagenda. Yabajije Minani icyo ahisemo, undi amubwira ko adashobora kureka umugore we kubera we, ko ahisemo gukomeza kubana n'umugore we kandi akirinda icyamunga urugo rwabo. Ubwo mbese no kuza aho nk'umukiriya ntiyabyifuzaga. Uwo mukobwa rero yumvise amahitamo ye, yahise amubwira ati, nta kibazo rwose, kuko ni uburenganzira bwawe. Minani yahise abyuka arambara, maze asezera uwo mukobwa amubwira ko atazamugarukira ukundi. Yibwiraga ko uwo mwanzuro yari afashe kuwushyira mu bikorwa bizamworohera, kandi biriya biroroshye kuba watera intambwe igutandukanya n'ikibi wari urimo, ahubwo ikigoye ni ugutera izindi zigutandukanya burundu na cya kibi. Umwanzuro rero Minani yari afashe wari mwiza rwose. Icyaburaga ni ukushyira mu bikorwa. Kugira ngo yereke umugore we ko avuye mu kazi, yaciye mu iguriro ry'ibintu bitandukanye, maze agura umugati ndetse anagura igikinisho cy'umwana wari utaravuka, nuko yerekeza iwe. Ageze ku irembo yahamagaye umugore we, amwitabye amubwirana ubwitonzi ngo niyihangane ngo azamukingurire. Ibyo bintu yaherukaga kubivuga mu mezi ya mbere nyuma y'ubukwe bwabo. Umugore we nawe yumvise iyo mvugo yasohokanye akanyamuneza, kuko yumvaga uwo mugabo we ari kuvugana ubwitonzi n'urukundo rutagira ingano. Akimara kumukingurira, umugabo we yahise asohoka muri iyo modoka,
maze arazagwa mu mugore we ndetse anasoma no ku nda ye nk'usuhuza ikibondo cye. Birumvikana umugore we yahise amwakira ibyo yari azanye maze amuha ikaze mu rugo rwe. Bageze mu nzu, umugore yashyize ku meza ayo mahaho nuko ajya gukuramo umugabo w'inkweto nk'uko yari asanzwe abigenza buri uko uwo mugabo yabaga atashye. Ariko ubwo Kirezi yari agiye guca bugufi, umugabo we yahise amubuza ahubwo aba ari we uca bugufi imbere ye, nuko amubwira amagambo uwo mugore atatekerezaga ko umugabo yavuga n'ibyari bimaze iminsi biba. Yaramubwiye ati, Kire, nciye bugufi mu mutima n'imbere yawe ngamije kukwereka ko nemera amakosa yanjye yose kandi nkaba nifuza guhinduka. Sinifuza na rimwe kuzongera kugwa mu makosa amaze iminsi ngwamo, harimo kunywa inzoga ngasinda, kurara mu kabari ndetse no kugukubita. Rwose mbabarira mugore nkunda. Urukundo Kirezi yari afite umugabo we ntirwari kwihishira muri ako kanya. Yahise amuhagurutsa aramuhobera ndetse aranamubwira ati, humura mugabo mwiza, ndagukunda kandi sinzigera mbihagarika kuko uri umugabo nkunda cyane, ndakubabariye. Minani yashimiye umugore we wari wirengagije amakosa ye yari amaze iminsi akora akamubabarira. Bamaze kuganira, umugore we yamuteguriye amazi nuko ndajya mu bwogero dore ko nta byo kurya yashakaga. Ntabwo baherukaga kuganira ibiganiro by'abubatsi, rero uwo wari umwanya mwiza wo kuganira kuri iyo ngingo ikomeye mu muryango, kandi Kirezi ntigeze atekereza no kuba yakwikingira kuko yari yizeye umugabo we cyane. Mu gitondo Kirezi yabyutse yitegura kujya mu kazi, ariko nk'uko byari bisanzwe asigaye ateguriye umugabo we maze amusezeraho. Kirezi amaze kugenda, Minani asigaye abunze imitima yibaze niba umwanzuro yafashe wo kureka burundu Agnès ari wo. Nubwo yari yarayaganiriye n'umugore we, ntabwo yari yanyuzwe nk'uko yari kumwe na Agnès bimera. Yumvaga rero naramuka aretse Agnès hari icyo azahomba. Yafashe telefone abwira Agnès ko ashaka ko yaza akamusura bakagira ibyo baganira ku bijyanye n'umubano wabo. Ariko Agnès yaramubwiye ati, umva Mina, nta kindi tuganira, wahisemo kundeka rero mpa amahoro, wambwiye ko utazangarukira iwanjye, ubwo rero shyira mu bikorwa umwanzuro wafashe hanyuma undeke kuko nanjye hari uwo nafashe. Amaze kumubwira atyo yahise anamukupa. Agnès yarameze nk'umucuruzi wifitiye icyizere bitewe n'uko yizeye ibyo acuruza, akaba azi ko ibyo acuruza byanze bikunze bitazabura abaguzi. Minani nawe yahise aba nk'uwisubiyeho, yumva ntagikeneye no gusubira kuri uwo mukobwa ndetse ahita anigira mu kazi. Iyo yabaga ari mu kazi yabaga ahugijwe n'akazi, ariko yabaga wenda ategereje nk'umugenzi nta kindi yabaga atekereza kitari Agnès. Rwose aboneka ko kureka Agnès atari ibintu bimworoheye na gato, kandi no kuba yahitamo kuba uwe burundu atari umwanzuro wo guhubukirwa. Ku mugoroba yagiye kwa Agnès, ariko asanga hari umukiriya abategereje ko hava ngo abashe kuganira n'uwo mukobwa winjizaga abagabo iwe nk'uwinjiza umwuka mu mazuru. Nka nyuma y'iminota nka 40, Minani ahagaze ku irembo ategereje ko imodoka yari iri mu gipangu cya Agnès isohoka, yaje gusohoka. Icyo gihe Agnès yahise abona imodoka y'uwo mugabo iparitse aho ku irembo, maze arayegera aramusuhuza, maze undi ahita amubwira ati, ariko kukivumbura nk'abana nye kuko wajya ugerageza ukanyumva. Nivumbura nk'abana nte ko njye ntigeze nkubuza gufata umwanzuro uwo ari wo wose ushaka. Ariko se sinagusabye ko waza iwanjye tukabiganiraho warangiza ukabyanga? Mina, ntabwo nabyanze, ahubwo nari mfite ibyo nari ndimo. Niba ushaka ko tubiganiraho, injira mu rugo uze tubiganireho. Minani yahise yinjiza imodoka ye mu rugo, nuko bicara mu ruganiriro batangira kuganira nk'abashaka kugura isambu cyangwa ikindi kintu gifite agaciro, kuko nibyo mbona bifatirwa umwanya nk'uwo nguwo. Minani yabanje guca hirya no hino, ariko uwo mukobwa aza kumubwira ati, umva, ibyo bubiretse banza umbwira umwanzuro wahisemo gufata. Ese uremera umbere umugabo unyiharire burundu, cyangwa uraba umukiriya wanjye uhoraho ngo ushyire mu bimenangira? Ubutaha tuzabagezaho umwanzuro umugabo wasaga naho kureka uwo mukobwa bitari mu myanzuro yari afite muri ako kanya yafashe. Gusa niba utarakora subscribe wibuke ugenda ubikoze, kuko bizagufasha guhita ubona notification cyangwa se ikikumenyesha ko inkuru yahageze. Ngaho rero sigubikoze.